Muraho neza nshuti bakunzi ba Green Nile Studios, nongeye kubasuhuza cyane wowe dukurikiye kuri uyu munsi mwiza wa none. Yego, muri abantu bacu b'ingufu kuko abantu b'intaha bakunze kubivuga. Rero ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Amazina yanjye ni Bonheur Umutoni nkuko muyamenyereye, in case wowe urebye bwa mbere, nayo mazina yanjye. Ninjye ukora bino biganiro hano by'imibanire rusange, kandi ngusabe kugira ngo ukore subscribe kugira ngo niba content wayikunze kora subscribe kugira ngo uzajye ubibona uko twa-uploadinze, uko dushyizeho ikiganiro gishyashya kandi nyine ubibonere ku gihe. Yego, ikaze rero, ndagushishikariza kubana nanjye kuri uyu munsi tuganire, twungurana ibitekerezo bimwe nyine bidufasha gukomeza kugira ya miryango myiza duhora twifuza. Uyu munsi rero tugiye kwibaza, ese mwebwe mu miryango yanyu mujya mugirana amakimbirane, reka mbyite gutyo, mujya mutongana, mujya mugirana utubazo? Ibyo ngibyo ndabizi wenda ni ibintu bisanzwe, ni ibintu bihoraho ahantu aho ariho hose, usibye wenda n'umugabo n'umugore n'abavandimwe, n'umwana na nyina, n'umwana na se barashwana, abapangayi n'abanyirabuja barashwana. Rero ibyo ni ibintu bisanzwe ko abantu bashwana mu rugo. Noneho reka tuvuge hagati y'umugabo n'umugore, nabyo ni ibintu bisanzwe cyane, kuko umuntu musangiye ubuzima bwose ni ngombwa ngo rwose habeho utuntu mugenda mugonganiraho. Icyo rero si cyo kibazo, ahubwo ikibazo ko usanga hari igihe abantu bashwana, umwe akitwaramo undi nabi, agahindura uko yaramufashe, undi agasanga nyine yamufashe nk'umuntu wamubabaje ubuzima bwe, bamwe bagakora za divorce, abandi bakiyahura. Aho niho hari ikibazo. Tugiye kwibaza, se iyo byabaye ngombwa ko abantu hari ikintu batumvikanaho bakarakazanya, hakaba mbese ibibazo, hakaba amakimbirane, reka mbivuge gutyo, mubikemura gute mwebwe iwanyu mubikora mute? Yego, ndabizi wenda isi live ngurabasha kuba bansubiza uko biri kose, ufite uko bikora iwawe n'undi wese afite uko bikora iwawe. Ni byiza musangiza ibitekerezo abandi muri comment uko mubikora, ariko none reka tuganire hamwe wenda intambwe z'ingenzi, step z'ingenzi zabafasha kumara ayo makimbirane mwagiranye mu rugo, kugira ngo nyine muhore muri umuryango wishimye. Niwo duhora twifuza, niwo utanga umusaruro, niwo n'Imana ishaka, niwo muryango nyine, niho umuntu yifuza kuba, kuko ahantu hari ibibazo nta wifuza kuhaba. Yego, icyambere rero iyo habayemo ayo makimbirane, ubwo ntago wenda turavuga ngo n'uyu yateje cyangwa n'uyu yateje, ariko ni ubwo mwese mugomba kuba mufite mu mutwe hafungutse se, cyangwa se ibitekerezo bifungukiye uwo mwanya mugiye wo gukemura ibibazo, reka mbyite gutyo. Gufungura rero ibitekerezo byawe ni gute ubikora? Ni banza uvuge cyangwa se wirengagize cya gitekerezo wari ufite kuri wa muntu wakoseye cyangwa wagukoseye, mbese ibyo wumva wenda byaba byabiteye bireke, wibishyira imbere, wifata nk'impamvu, kuko nukomeza kubiremereza muri ako kanya biratuma mutavuga, biratuma mutadiscussing, biratuma nta kintu nyine muri bugereho kuri ibyo mwari mukeneye byo gukemura ibyo bibazo. Kandi ico mukeneye niki? Ni ugukemura ico kibazo nyine caje aho ngaho cabinjiranye, kugira ngo mwishime, mugire umuryango, mumerane neza nkuko tubivuga. Rero banza wikuremo ikintu cyose urimo uravuga ati wenda yambabaje yabitewe n'iki, n'ubundi ibyo ambwira byose ntago ndi bubyumve. Urumva ugifite ako kantu mu mutwe, ntago wumva wa muntu nta kintu muri bugereho. Rero ni byiza kubasha gushyira icyo gitekerezo hasi ufite, cyangwa se ukanakimubwira, ukavuga wenda icyo uri kumutekerezaho muri ako kanya, kugira ngo nyine bibashe nawe kumufasha mu gihe mugiye kuganira, murebera hamwe uko mubasha gukemura icyo kibazo cyabinjiranye. Ikindi kandi ni noneho haranira cyangwa se iyemeze kuko nyine mugiye gukemura ikibazo. Nubwo utaramenya impamvu y'umuntu yamuteye, nubwo utaramenya ko byagenze, noneho biharanire. Nubwo mwicaye wamubabaje, wewe yakubabaje, ariko noneho si cyo ushaka, ntabwo ukeneye kumurakarira forever mu cyumweru cyose cyangwa iminsi ngahe, ahubwo wowe banza wishyiremo ko mugiye gukemura ikibazo. Biharanire, mbese ibyo ugiye gukora byose, ugiye kuvuga byose, ugiye kumva byose, reka impamvu nyamukuru iba ari uko ushaka ko wa mwuka mubi uri mu nzu ushira, mukamera
mukamerana neza mukaba muri sawa. Ibyo ngibyo rero bizatuma biborohera kuganira, kuko uko biri kose buri wese nicyo yifuza, ni nabyo ari gukora nyine, yabihara ashaka ko mbese icyo kibazo kibasha gukemuka. Rero commitment wowe icommitting nyine kugira ngo icyo kibazo gikemuke, banza utekereze ko ico ngico ari cyo mushaka, biraborohera cyane ku zindi ntambwe zose ziri bukurikireho. Ikindi kandi ni noneho gerageza to pay attention, utega amatwi cyangwa se wite ku bintu uwo mufasha wawe arimo arakubwira, uwo mugabo wawe arimo arakubwira muri ako kanya, kuko usanga akenshi abantu barakaranyije, usanga wowe nyine uba wumva kuri mukuri, cyane cyane uwarakaye cyangwa se uwakosewe, reka mbyite gutyo, uwakosewe uba wumva uri mukuri, uba wumva udakeneye no kumva ikintu kimwe, nyine warakaye kabisa uri hejuru cyane, noneho ukumva nyine utari nabwumve wa muntu ibintu ari kuvuga, ahubwo ukaba ushaka amara kuvuga vuba ngo uhite umubwira nawe ikindi. Ibyo rero ntabwo ari byo, kwa kundi nawe ushaka gutega amatwi mu gihe urimo uramusomera, nawe nyine mutega amatwi mu gihe arimo aravuga ibyo ari kukubwira, wenda si byamuteye gukora ibintu, cyangwa se no mu gihe ibyo arimo aravuga byose nyine muhe attention. Tuza umwumve, tuza, ubundi gutuza ni intambwe nziza, tuza ubashe kumva wa muntu kugira ngo mubashe nyine kugera kuri wa mwanzuro mwiza wo gukemura ibibazo mufitanye mu rugo, kuko nicyo murimo murifuza muri ako kanya. Yego, ibyo mwifuza ubashe kumenya nyine ukuntu umuntu arimo arabona ibintu cyamuteye kubikora, nicyo ndimo ndashaka kumvikanisha ahangaha. Mbese umva icyo arimo aratekereza muri ako kanya, naho nurakara ukajya hejuru ntabwo umwumva ukabyara, ntabwo umwumva rwose. Ikindi kandi ni noneho mubashe gushakira hamwe umuzi wateje icyo kibazo mu rugo, sibyo? Hari abantu nabonye bavuga nyine ngo arajya ahantu hari ibibazo umuntu agashaka gufixinga mugenzi we, kandi ntabwo umuntu afixinga mugenzi we, ahubwo umufixinga ikibazo cyabaye. Ikibazo rero mu gihe fixinga ariko mwabashije kugishakisha mukakimenya, mukavuga ati byagenze gutya, byatewe niki cyateye ibyo bintu. Ni ukuvuga ngo nimumara kumenya icyateye ibyo bintu, biratuma noneho mumenya intambwe mushobora gukora kugira ngo icyo kintu munagikure mu nzira ntikizongere kuba. Yego, rero nayo ni intambwe nziza kubanza kumenya icyo murimo murarwanya. Ntabwo urakarira umuntu nyine aho muba murakaye, mufite intambara y'akavuyo, muba muri mu kavuyo. Yego, ikindi kandi ni wowe wakosheje, buriya ari uwakosheje aba yakoze amakosa, ariko hari igihe usanga n'uwakosewe nawe hari ukuntu nyine nawe atabyitwayemo neza, wenda reka mbivuge gutya. Rero mwese mugomba gufata responsibility z'ibyo wakoze, nyine ugomba kuba responsible n'ibikorwa byawe n'amarangamutima wagaragaje. Mbese ikintu cyose wakoze mu gihe wakoseye uwo muntu, cyangwa se wowe byabayeho uburyo witwaye, gerageza nyine ureke gukomeza kwisobanura cyane. Nimba gusa aho ngaho cyane cyane wenda biraplika ku muntu wakosheje nubwo wenda ntarimo ndagenda ntanga ingero nyinshi, ariko murabyumva, muzi ibyo mujye mupfa, buri wese azi ibyo akora. Hari igihe nk'umuntu akora ikosa yarangiza aho kugira ngo asabe imbabazi agatangira akakubwira ngo yango byagenze gutya, ngo nari ndimo ndagira gutya, ngo nashakaga iki, ngo narimo nkora iki. Mu by'ukuri ibyo ngibyo ntabwo ari byo biba bikenewe muri ako kanya. Kiba gikenewe nuko ureka kuba defensive, ukamenya ko wakoze ikosa nyine, ukareka kubidefendinga, ahubwo uba nyine accountable noneho kubera icyo kintu wakoze, sibyo? Gerageza nyine guhinduka, noneho mbese nyine werekane ko uri sorry, werekane ko uri sorry. Noneho wowe wakosewe ba willing, cyangwa se ube ubohokeye kubabarira mugenzi wawe, n'uwakosheje nawe aba ari willing yo gusaba imbabazi. Bino bintu ukuntu ndimo ndabivuga nanjye ubwanjye ndikumva nyine biri funny, wenda kubera ukuntu ndimo ndabivuga wumva ari amapoint nta rugero, wenda ndi kukubwira ngo byagenze gutya, ariko birumvikana. Wowe uri willing gusaba imbabazi, buriya n'ubutwari. Hari abantu byananiye, aza nyine agakomeza akidefanda nk'uko twabivuze kare, akadefanda amakosa yakoze, noneho hari n'ubivuga noneho n'uwasaba imbabazi nawe ugasanga ari umuntu udakeneye kumubabara, ngo ndacyarakaye cyane ngo ntabwo nshaka kubabara muri aka kanya, uzongera nsaba imbabazi nk'ejo wenda wumve ko natuje. Ibyo ntabwo ari byo. Ushobora gutera umupartner gukora amakosa kuko yamenye icyo yakoze, yasabye imbabazi. Rero ba willing, mbese uba ukeneye nawe ube wifuza kuba wababarira uwo muntu, nawe uharanire gusaba imbabazi,
nuko nyine nibwo bigenda neza, nibwo ya makimbirane yanyashira, urugo rwanyu rukamera neza, mukagira nyine umwuka mwiza mu nzu. Ikindi kandi mugerageze gushakira hamwe igisubizo, mwaplike ibyo mwe ibintu mwemezanyije, noneho urumva mwamaje kubona umuzi w'ikibazo, mwamenye icyabiteye, mwasabanye imbabazi, noneho mushaka igisubizo kugira ngo cya kibazo kitazongera kuba. Ikindi kandi hano iyo barimo barashaka rero ibisubizo no kugira gute, habamo ikintu bita compromise. Compromise ni step imwe ikoreshwa mu gukemura amakimbirane. Habaho compromise rero kuyisobanura mu rurimi rwacu bijya bingora, ariko ni okay ubwo kamivuga uko mbyumva. Urumva iyo habaye compromise, uko mbyumva ni ukugira ni ukurekura ibintu ntubu ukibifasha uko wari ubifashe, cyangwa se kuri level wari utegereje kubiboneraho, reka mbyite gutyo, cyangwa se wagombaga kubiboneraho, ahubwo ukemera ukajya hasi kuri level yawe, n'undi nawe akajya hasi, kugira ngo muhurire ahantu noneho mwese muri comfortable, mwese mwumvikana, mwese muhuza, mubashe gushaka nyine igisubizo cy'icyo kibazo cyanyu. Kandi nimumara gushaka igisubizo noneho mugire mu implementing nyine bya bitekerezo mwatanze, wa mwanzuro mwatanze, mbese mukore kugira ngo mutazongera guhura na cya kibazo mwagize, mukaba mwakongera gutongana mu rugo rwanyu, mukaba mwakongera kubabazanya, mukaba mwakongera kuzana uwo muzi mubi. Mugerageze gukosora amakosa. Hari igihe usanga abantu bakora ikintu noneho ugasanga umuntu aragukosora ikintu uyu munsi, ejo arakigukosora, mu by'ukuri ntabwo ari byiza. Ahubwo twakagombye kuba nimba ukosowe ikintu, hinduka kosoka nyine, hita noneho ushaka izindi nzira zo gukora ibintu bidashigikira namba rya kosa wari wakoze bwa mbere. Ahubwo nyine ugerageze guhinduka. Nimba koko wifuza healthy relationship, wifuza nyine urugo rumeze neza, gerageza guhinduka, gerageza nyine gukora ibintu byatuma cya kintu, nubwo cyaba wenda ari ikintu cyakubase, gerageza kabisa, gerageza nawe undi muri kumwe nawe arabibona kuri muragerageza, kandi niyo wabyirengagije nabyo arabibona ko nyine watereye aho. Yego rero ibi ni ibintu nyine bigufasha mu gukemura ibibazo. Hari gusa nanone hano rero wenda zino point mvuze ni igihe mwabashije kugira amahirwe yo kwicara mukaganira. Hari igihe wenda hari abantu bagira emotion ari hejuru cyane, bagira reaction zimeze ukuntu, umwe akosereza undi, noneho bigatuma undi mukaba mutanabasha no kwegerana. Rero aho kugira ngo wenda mwaha karibu kuba mwagira wenda violence mu rugo rwanyu, cyangwa se guhohoterana, ni byiza ko mubanza mugahana umwanya, uwarakaye akarakarira hariya, n'undi nakaguma hano, kugira ngo buriya gukemura amakimbirane ni intambwe iterwa abantu batuje. Ariko ntugatekereze ngo nimba ari ibintu wenda bisabye kurwana, kubajya barwana sinzi, ubwo wenda baba bafite amarangamutima ari hejuru cyane, uraza umuntu agiye kugukubita urushishi uhita umubwira ngo reka ngo tubikemure. Hari igihe nyine aho ngaho bishobora kudahita bikunda, kubera uwo muntu nyine ukuntu ameze, kandi nawe ntabwo uzaba wakoresheje ubwenge, kuko urabibona ko uwo muntu rwose ntabwo ari muri position yo kukumva muri ako kanya. Rero ni byiza kubanza avoidance nayo ni ubundi buryo bwiza bwo gukemura amakimbirane. Yego rero iyo mwabashije gukemura amakimbirane mu rugo rwanyu mu buryo bwiza, buryo buri wese abona ko mugenzi we amwubashye, mu buryo nyine bwa kimuntu, reka mbyite gutyo, mu buryo buri macuwa nk'abantu bakuru, bituma mwese bibasigira mwese inyungu yo gukura. Murakura noneho iyo umaze gukura, ubwo gukura icyo bivuze aha ngaha ni uko noneho uhita wiga ubundi buryo bwo gukoramo ibintu, kuko nta muntu wifuza kubabaza umugabo we, nta mugore wifuza kubabaza umugabo we, nta mugabo wifuza kubabaza umugore we. Yego rero bituma wiga noneho gukora ibintu mu bundi buryo butandukanye n'ubwo wabikoragamo, kugira ngo cya kintu kitazaba. Urumva ko nubwo habaye ibibazo, ariko hajemo inyungu imwe ije, urakuze nyine, cya kintu ukivuyeho. Ubundi ni byiza kugira experience y'ikintu, kuko akenshi uri muri irindi kintu udafite experience yacyo, ntago nyine ubuze impamvu ukoze icyo kintu. Ariko iyo noneho iyo uzi neza impamvu ukoze icyo kintu, biragufasha cyane. Rero kutumvikana bibaho mu rugo, sibyo? Kutumvikana bibaho mu rugo, kandi wenda n'umuntu uzavuga ko wenda we bahora bumvikanye ibintu byose, umuntu azaba abeshye nk'uko abyarana.
muri abantu bakuru babiri yego babana kandi bakundanye ariko mufite imitwe ibiri mutekereza mu mitwe ibiri itandukanye rero biragoye ko mushobora kuzajya muhuza mu bintu byose mu myanzuro yose mwafashe gusa icyo ntabwo ari cyo kibazo kudatekereza ibintu bimwe si cyo kibazo kuko nyine niko Imana yaturemye ntabwo kuba mfite umugabo tuzatekereza mu mutwe we twembi cyangwa ntabwo byashoboka buri wese afite uko yiyumvamo ibintu uko expressinga ku bintu runaka uko nyine we mbese imyanzuro buri wese afite imyanzuro aba yumva yafata ariko rero ikigenderewe hano ni twiga uburyo bwiza bwo kugira bwo gushaka gukemura ibyo bibazo tuba twagiranye intonganya za hato na hato ubundi buri ikibazo mu rugo gitangira ari gito ariko iyo mutamenye ko ari gito ngo mushake wa muzi twavuze mushake ya mpamvu ya kabazo twavuze ejo urongera ugakora ejo ukagakora noneho wa mu spouse wawe cyangwa se wa mufasha wawe akahita avuga ati wowe rero bino bintu byarakunaniye aya makosa ugiye akora kandi ubwo wenda we ntiwari unabizi ntiwari uzi ko ari we wowe ariko mufite wa muco wo kuza mugaterera ibintu aho ntimuvuge ibintu mujye muvuga ibintu kuko muri marriage umugabo n'umugore bafite uburenganzira bungana muri abantu babiri bakuru rero ibitakugendekeye neza bibwire mugenzi wawe ibyo atakoze neza bimubwire kugira ngo nyine ntibizongere kuko nutabivuga akomeza kubabaza uzakora ibintu bibi kandi uzabikora nubwo wenda byitwa ngo niwe uri murahemukirwa reka mbyite gutyo ariko noneho urahemutse cyane kuko ugiye gukora ikosa watazi ko yaguteye kurikora sinzi nimba wenda byumvikanye rero ni byiza ko twiga uburyo bwiza bwo gukemura ibibazo nyine mukamenya ko ubundi iyo mu rugo habaye ikibazo ntago umugabo aba ari ikibazo umugabo ni wa muhungu mwiza mwahuye ukamukunda nyine wa munsi wa mbere mwahuye ni wa mukobwa mwiza mwahuye ahubwo menya ko nyine hari ikintu cyabaye buriya tujye tubasha kupenga attention hari n'igihe ushobora gusanga kiriya kintu cyabaye ari wowe wagiteye rero ni byiza ko ikibazo cyose kije ufate ya mbere mu kumenya impamvu ya kino kibazo sibyo menya impamvu yabyo bisabira imbabazi tanga imbabazi bohoka mwishime ibintu ntukazajya utekereza ikintu ku muntu ngo ukigumane ngo tuvuga ngo aransuzugura impamvu yakoze bino bintu ngo buriya ngaransuzugura wowe nk'umugabo uhita ugenda ugizemo ngo aransuzugura ntibanamuganirira nyine ngo wumve rero icyo kintu n'icyo uyu munsi n'ejo uzi ngo umugore baragusuzugura kandi uzi ko agomba kukubaha ngo bizagenda bite urumva nyine bizakurikira azaba ari ibibazo rero ni byiza ko tumenya ko ibibazo bibaho mu bantu bakuru bose kabisa sinandi ngombwa ngo umugabo n'umugore ahantu hose ahuriye abantu mubana buri munsi ntabwo biba bishoboka ko mwumvikana ibintu byose ahubwo igitandukanya abantu igituma bamwe tubita imfura igituma bamwe tubona bafite ingo nziza bahora baseka si uko hatarimo nyine utwo batumvikanaho ahubwo ni uko bazi uburyo bwiza bwo gukemura ibyo bibazo byanyu rero abakunzi mwese ba Greenhouse Studios ndabifuriza cyane abantu bafite imiryango kubasha kumenya uburyo bwiza bwo gukemura ibibazo byanyu kuko bituma mugira urugo rwiza rufite ubuzima reka mbyite gutyo urugo rukura buri munsi nk'uko twabibonye mu bintu bituma urugo nyine urukundo rushira nuko usanga urugo rudakura rero mugomba kugira urugo rukura buri munsi uko mwari muri umwaka ushize uyu mwaka mukimprovinga uko imyaka igenda izamuka namwe mukimprovinga yego ibyo ngibyo rero bizaba ko mwamenye uburyo muhandoringa ibibazo byanyu uburyo muganira ikindi kandi ntimukajye babandi wenda twavuze ngo bajye barakara mutahita mukemura ibibazo none ntimukarakara umwanya muremure nk'uko abyara wowe koko uzarakarira umuntu umara iminsi ibiri ibyo ntabwo ari byiza wari ukakwiriye kuza nimba umuntu yakurakaje yego ngo umubwire ati mukunzi wandakaje wakoze ibi ntabwo byanshimishije uburyo yakozemo bino bintu ese wabitewe n'iki expressinga nyine amarangamutima yawe mwereka uko yakubabaje ariko kandi haranira byandi twavuze haranira nyine kumaraho icyo kibazo nibwo mugira amahoro nibwo nyine urugo ruhora rumeze neza yego rero murakoze cyane kubana nanjye basha gusharinga kino kiganiro ku bantu bose ko ndabizi ko ni ikintu cy'ingenzi ni ibintu bifasha nyine abantu bizafasha abantu benshi kumenya ko bakemura ibibazo mu ngo zabo kora like kuri bino biganiro n'ibindi byose wenda utaba waributse gukora ujye kuri Grand Nile Studios ulikinge video zose uzisharinge utere comment biriya ni ingenzi mu by'ukuri tuba turimo turabaganiriza ariko tuba dushaka nyine kumenya uko namwe mu byumva ese mwese mutekereza kimwe nangera ni byiza ko rero nawe nyine nk'umukunzi wacu dukurikirana uvuga uko wumva ibintu ni byiza biramfasha bigafasha n'abandi bose badukurikirana mbese abandi bose muri kumwe
nyine muba murimo murumva bino bintu mba natanze muri hamwe mwese birabafasha. Ikindi gikuru rero ukore subscribe kugira ngo uzajye ubona bino biganiro ku gihe twa-uploading ikiganiro iwawe kikugeraho wowe wa mbere. Wowe utarayikora rwose banza urebe nimba warakoze subscribe kandi rwose kugira ngo nyine ubu mfashije niwo musanzu wawe, kandi nawe nyine biragufasha gukomeza kwakira no makuru dutanga ku gihe. Rero murakoze cyane ndabakunda rwose, murabizi naho ubutaha mu kiganiro cy'ubutaha. Bye bye.